Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initalk Rwanda, mwabana natwe ibiganiro dukora umunsi ku munsi bigaruka ku makuru na documentary mu ngereza zigiye zitandukanye. Ku itariki ya 19 Mutarama umwaka wa 2026, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwafunze Dr Imanakiza Benjamin wari umwarimu muri kaminuza, akaba akurikiranweho icyaha cyo gusambanya abana b'abakobwa abashukisha amafaranga ndetse n'icyaha cyo gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi n'icyaha cyo gucura umugambi wo gukora icyaha. Nyuma y'uko Dr Imanakiza Benjamin atawe muri yombi, hamenyekanye ibyaha ashinjwa, gusa muri ibyo byaha akaba ari n'icyaha cyabereye abantu nshoberamahanga. Icyo cyaha akaba ari icyaha cyo gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi. Iki cyaha abantu hirya no hino bakomeje kugenda babyibazaho, bibaza uko gikorwa ndetse n'uko gihanwa. Uyu mwanya munyemerere turebera hamwe uko iki cyaha gikorwa ndetse n'icy'amategeko ateganyiriza uwakoze iki cyaha. Niba ari ubwambere ugeze kuri Initalk Rwanda ugakunda ibyo dukora, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe imigano n'amakuru dukora umunsi ku munsi. Ubundi nk'uko natangiye mbivuga haruguru, ku itariki ya 19 Mutarama 2026, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwafunze Dr Imanakiza Benjamin wari umwarimu muri kaminuza, akaba akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya abana b'abakobwa b'abanyeshuri biga muri segonderi, akaba yarabashukishaga amafaranga nk'uko twabivuze mu nkuru zacu zabanje. Nyuma y'uko ataye muri yombi, mu byaha yaregwaga harimo icyaha cyo gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi. Icyaha akaba ari cyo cyaha cyateye abantu amatsiko ndetse bakibaza uko gikorwa. Ubundi icyaha cyo gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi ni icyaha gihanwa n'amategeko y'u Rwanda, bigemejwe n'urukiko ahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5. Mu gika cya kabiri cy'ingingo ya 3 y'itegeko 5/2018 ryo ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 2018 ryerekeye gukumira, kurwanya no guhana icuruzwa ry'abantu no gushakira inyungu mu bandi, isobanura ko ari ukubona indonke y'amafaranga cyangwa indi nyungu binyuze mu gukoresha imibonano mpuzabitsina undi muntu cyangwa ibindi bikorwa bishingiye ku gitsina, harimo imikino cyangwa amashusho y'urukozasoni bishingiye ku gitsina. Ingingo 24 y'iri tegeko isobanura ko umuntu agamije inyungu ukora kimwe muri bino bikorwa bivuga muri ino ngingo abakoze icyaha cyo gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi. Ibikorwa bivuga muri ino ngingo ni ugushishikariza, koshya, kuyobya, kureshya, guhatira undi gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa gukoresha ubundi buryo hagamijwe kumushora mu mibonano mpuzabitsina, gutanga ikiguzi ugamije ubwawe gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa kugitangira undi muntu kugira ngo ayikore. Muri ibyo bikorwa kandi harimo gucumbikira umuntu bizi neza ko aje gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina, gutangaza uburyo ubwo ari bwo bwose gufasha umuntu gukora imibonano mpuzabitsina. Mu bindi bikorwa iyi ngingo ivuga harimo gufasha, guhagararira cyangwa kurengera ubizi neza ko ushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina. Harimo kandi kuyobora amazu akorerwamo ibyo bikorwa byo gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi no gushora imari muri bene ayo mazu cyangwa se gucunga umutungo uzi neza ko akomoka muri ayo mazu. Iyi ngingo kandi isobanura ko gutanga ahantu ngo hakodeshwe kugira ngo hakorerwe ibyo bikorwa byo gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi nabyo biri mu bikorwa bigize icyaha. Iyo uhamijwe n'urukiko kuri ibikorwa bigize icyaha cy'icuruzwa ry'abantu no gushakira inyungu mu bandi, uhanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5. Ikindi wamenye nuko kandi ejo kuwa kabiri ari bwamenyekanye andi makuru mashya akubiye muri dosiye ya Dr Imanakiza Benjamin ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya abana b'abakobwa abashukisha amafaranga, aho ubushinjacyaha buvuga ko yahitagamo abana b'abakobwa bakiri amasugi cyangwa abakoze imibonano mpuzabitsina inshuro imwe gusa, ubundi akabashukisha amafaranga. Dr Imanakiza Benjamin yasabaga ko yashyikirizwa abangavu b'abanyeshuri bakiri amasugi bitise bakaba barasambanye inshuro imwe gusa. Ikindi kandi bagasabwa kuba bafite amabere ashinze. Abari muri no dosiye bakaba baravutse mu myaka itandukanye, hakaba arimo wavutse 2009, 2007, 2008 n'uwavutse 2005. Abakobwa kandi yasambanyaga akaba yarashukishaga amafaranga y'u Rwanda ari hagati y'amafaranga 40,000 n'amafaranga 100,000. Ku byaha Dr Imanakiza Benjamin akurikiranyweho ni ibyaha 4, ari byo icyaha cyo gucura umugambi wo gukora icyaha, icyaha cyo gusambanya umwana, icyaha cyo gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi n'icyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina undi ku gahato. Ngayo nguko reka mubwire ngo wakoze kuba natwe kuva ku munota mbere kugera kwa nyuma. Niba ari ubwambere ugeze kuri Initalk Rwanda ugakunda ibyo dukora, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe mu biganiro n'amakuru tubakorera umunsi ku munsi. Reka mubwire ngo ikigomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza mu byo ukora byose.